Hello my beautiful people, nizeye ko mumeze neza, natwo tumeze neza, turashima Imana. N'abatameze neza mwese tubasabira kuri Nyagasani mumere neza. Mw'isi niko bigenda, uyu munsi ibintu biba bimeze neza, ejo bikaba bitameze neza. Uyu munsi ibintu bikaba bigenda neza, ejo bikaba bitagenda. Ariko abatameze neza mwese dukomeje kubasabira kuri Nyagasani mumere neza kandi Imana iborohereze. Nongeye kubaha ikaze rero abantu mwese mu nkunda kandi mu nkurikira, abari mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, abari mu mpande zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, mu bice bitandukanye za Ngozi, ndetse n'abari za Uganda mwese, abantu muri Tanzania, Kenya, abantu mwese muri Afurika mubasha kumva Ikinyarwanda, n'abari muri Congo mwese mbahaye ikaze abantu mwese muri diaspora zitandukanye mu bihugu by'u Burayi, Amerika na Asia, mwese mbahaye ikaze, mwiyumvemo ikaze. Abantu mwese mujya munyandikira muri comment mumbwira ko munkunda kandi munkurikira, mbahaye ikaze. Ndetse n'abantu mwese mwakoze subscribe mwese mbahaye ikaze, n'abatarayikora mwese mbahaye ikaze. Ariko please mukande subscribe, like, comment and share kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntibikagucike. Twongeye twagarutse rero ngo twiganire kuri filime yacu y'umusore w'umumiliyoneri, umukire w'umumiliyoneri wemeye gusiga byose, wemeye gusiga byinshi kubw'urukundo, wemeye kwicisha bugufi, wemeye gukora akazi gasuzuguritse, ariko kubera ko yari yakunze umukobwa wo mu bakire, yari yakunze umukobwa wari ufite umuryango wubashywe nawe yubashywe, arareba abona nta bundi buryo azatsindira umutima w'uwo mukobwa cyangwa se azatsindira urukundo rw'uwo mukobwa, ahitamo kujya kwaka akazi ko mu rugo iwabo w'uwo mukobwa kugira ngo agende yicishije bugufi cyane uwo mukobwa azabashe kumugeraho. Byaramuhiriye rero, akazi barakamuha, yemera gusuzugurwa, yemera kubwirwa nabi, ariko birangira atsindiye umutima w'uwo mukobwa. Nagira ngo rero twigarukire kuri season yacu ya 20, umbwire uko wayibonye. Ese wowe wayibonye gute? Ko season ya 19 twari twasize ari umuriro, Alisa ashwana na Cedric biteye ubwoba, Gihozo na bwa bugambo bwiwe agenda asongamo yongeramo umunyu. Wowe season yacu ya 20 wayibonye gute? Ngira ngo twabibonye yuko n'ubundi style hagati ya Cedric na Alisa biracyameze nabi, baracyari gushwana bitewe n'uriya mukobwa waje akabwira Alisa ngo namurekere umugabo, ngo amurekere papa w'umwana we, ngo atwitiye Cedric. Kandi mu by'ukuri turabizi neza ko ari agapangu Alia yapanze kugira ngo Cedric na Alisa abatandukanye. Rero ngira ngo twabibonye yuko hagati ya Cedric na Alisa baracyagomeje gushwana, ubu nta uvugisha undi, ndetse byaje no kugeraho aho Lucky wa mukozi wa RIB mu bugenzacyaha yaje kuza, ariko Lucky yahamagawe na Gihozo aramubwira ati mbabaruza utabare, Alisa na Cedric barenda kwicana, ati ibintu bimeze nabi. Lucky rero yaje abaza Alisa ati se Alisa ufite bimenyetso ki byerekana ko uwo mukobwa koko iyo ndari kuza avuga ngo ni ya Cedric, ari ya Cedric? Alisa ati mumbabarire, ati njyewe ikimenyetso kirenze kuba umuntu yaraje atwita inda yenda y'imvutsi se akaza akambwira yuko papa w'uwo mwana atwita ari Cedric, yarabirose se, yabinyweye mu mazi, ubwo ikimenyetso mushaka ni ikihe? Rakaramuga atari Alisa ati byanashoboka yuko tuyunguye ni umukire, ati byanashoboka yuko abakobwa benshi babasha no kumwitsindikaho cyangwa se no kugira ngo bitirire abana babo umupapa nk'uyu nguyu. Alisa ati mbabara tubuse niwe mukire wenyine muri iki gihugu babonye wo kuza kwegeka hayo mada ngayo nguko. Twabonye yuko Dani nawe rero Dani yarari kumwe na Kami, ahubwo atari ko Kami ati koko nawe nk'umuntu nka sheri wanjye ugakora ibintu nka biriya, ukitora ukampisha ibintu nka biriya, ese nimba uwo mugore yaraje kukureba kubwira ibya musaza wawe ko yamuteye inda, kubizi ko ibintu byose biri hagati ya Alisa na Cedric twagiye tubifatanya, kubizi ukuntu Cedric yabuze tukafatanya kumuhiga,
kubera iki ubu ngubu kano kanya aribwo wampisha amabanga nkariya, noneho amplisi ubizi neza ko Alisa ari mushiki wanjye, umuntu ugiye kukubera muramukazi, ubizi neza ko Alisa ari fiance wa musaza wawe, warangiza ukamuhisha amabanga nkariya. Ati byaramubabaje Kameme kandi nanjye byarambabaje. Kama aramubwira ati mbabarira, Dani mbabarira, ntago nanjye turumva umuntu nagiye kubona mbona nyituyeho yambwira ibintu nk'ibyo ndatungurwa na musaza wanjye ntabyo yari yambwiye. Ati nanjye naratunguwe numva ntago nakwihutira guhita mbivuga ntarabanza nanjye kumenya koko nimba ari byo. Ati urumva rero Alisa yabimenye, sinzi wamubwiye yuko uwo mukobwa yaje kundeba abimenya ntarabimwibwirira. Ati nicyo kintu rero cyamurakaje, ariko rwose nta kibi nari ingambire kuri Alisa. Ati kandi nawe urabizi neza, ati nawe kuba ntarahise mbikubwira nuko nashaka kubanza kumenya neza nimba ibyo bintu koko ari ibyanyabyo. Ati ariko nta rundi rwango nyine. Ati ariko uhoye, ati ibyo wagombaga kubimbwira nk'umuntu ugiye kuba umukazana iwacu, ati wagombaga kubimbwira tugafatanya no gushaka igisubizo. Kama ati mbabarira please Dani mbabarira, ati ntago nari nzi ko nyine biri bugere kuri uru rwego. Dani ati ngewe ndakumva nyine pe, ati nakubabarira pe, ati ariko sinzi ukuntu nyine Alisa muzongera azabasha kukumva no kubyakira. Kama aramubwira ati nyine nakundi wowe ugenda umunyumvishirize, basi ugenda umunyumvishirize turebe yuko yacururuka. Ngayo nguko rero ni tumwe mu tuntu n'utundi twaranze season yacu, ni tumwe mu duce twaranze season yacu. Ese we season yacu wayibonye gute, wayakiriye gute, ese wabonye uko wayitekerezaga ariko yasohotse? Ngaho ngwino muri comment rero unyandikire umbwire uko season yacu wayibonye, umbwire uko wayakiriye, mbese umbwire uko season ikurikira nayo uyitegereje. Dukomeze rero tubane muri comment munsangiza ibitekerezo kandi mumbwira uko filme yacu muyitegereje season ya 21. Bye, ciao.